Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turabakunda cyane kandi Imana yo mu ijuru nayo irabakunda kudusumbya. Ndagira ngo ngubwire ngo nta wagukunda kuruta Yesu. Yesu aragukunda kuruta abantu bose uzi. Yesu aragukunda kuruta papa wawe, kuruta mama wawe, kuruta umugabo mwashakanye, kuruta umugore mwashakanye. Yesu aragukunda kuruta umushumba ugushumbye. Yesu aragukunda kuruta aposo, kuruta reverandi. Yesu aradukunda, wumve ngo ku gipimo cyo hejuru. Haleluya. Ndagira ngo uwo mwicaranye umubwire ngo nta wagukunda kuruta Yesu. Yesu ni udukunda ku rwego rwo hejuru, kandi urukundo rwa Yesu nta kandi kantu kaba karimo, nta kandi kantu kaba gaherekeje k'ubujyajya. Oya, Yesu aragukunda cyane. Yesu anadupendaka sana. Imana iradukunda. Mwene data shuti y'umusaraba, Yesu aragukunda. Jesus love you so much. Dieu vous bénisse. Ndagusabira umugisha wowe, Imana iguha umugisha wewe udukurikiye. Aha rero kuri mikoro muri kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean Dodier. Ndabakunda cyane. Aha ni kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Hanyuma wowe utari wakora subscribe, ndagira ngo ukore subscribe, kandi aho hantu handitse subscribe, kubera ko uri inshuti yanjye, ndagukunda nawe urankunda, ariko kanda aho handitse subscribe kugira ngo ivugabutumwa jambo ry'Imana ikimana iduhaye gushira kuri platform ujye uba mu bambere babibona mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umuririmbyi wa 81 yageze ku gitero cyaho ca gatatu, aravuga ngo ngabazajya muri ico gihugu baza bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzakigeramo. Haleluya, ntagushidikanya, mu ijuru hari umunezero, nta nubwo umubabaro uba mu ijuru, niringiye kuzinjiramo. Haleluya, ntagushidikanya, mu ijuru hari umunezero, nta nubwo umubabaro uba mu ijuru, niringiye kuzinjiramo. Imana ishimwe. Imana izaguhe kuba muri iki gihugu. Imana izaduhe gutura muri iki gihugu ciza. Imana izaduhe iki gihugu. Hari umuririmbyi wigeze kuririmba, uzame igihugu Mana, uzame igihugu, byibyiza byo mu gihugu Mana, uzame igihugu. Haleluya. Imana imuha umugisha uwo muhanzi, Imana imugirire neza. Haleluya. Ndagira rero ngo uyu munsi tuganire ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi. Muvandimwe nshuti y'umusaraba, weho ushaka kujya mu ijuru, kujya muri ico gihugu, wumvirize neza iri jambo, uritekerezeho. Nusanga umutima wawe hari ico ukubwiye, ntago ari umutima gusa, ahubwo umwuka wera arabakubwiye ati aha naha. Umwuka wera ahari buze gutunga urutoki utagenje neza, uze gusaba Imana imbabazi, kandi Imana yiteguye kukubabarira mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma urwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Ibice byaho ni igice cya mbere. Turasoma umurongo wa 29, turaza kugeza ku murongo wa 32, ariko turagenda dusobanura ijambo kurindi kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyiri jambo. Haleluya.
Reka dusome mu izina rya Yesu urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya mbere ku murongo wa 29 kugeza 32. Havuze ngo iki? Havuze ngo buzuye gukiranirwa kose. Iyo bavuze ngo gukiranirwa ni kontrere yo gukiranuka. Iyo umuntu ari umunyabyaha bavuga ko yakiraniwe. Hanyuma iyo yakoze neza baba ngo yakiranutse. Haleluya. Ahangaro Bibiliya iravuze ngo buzuye gukiranirwa kose, n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishari. Aba ni abantu Bibiliya ivuga ngo buzuye gukiranirwa, ngo buzuye ngo n'ishari. Ishari. Umuntu akagirira undi ishari ku rwego rwo hejuru, ku buryo yumva mu mutima we atifuza ko uwo muntu yabaho. Ishari rirahari kandi riragwiriye, ariko ndagusengeye Imana ikurinda ishari mu izina rya Yesu. Ngo n'ubwicanyi, n'ubwicanyi cyo ni ikindi Bibiliya ivuze. Kandi Bibiliya ndagira ngo mbabwire ngo ubwicanyi Bibiliya ivuga ntago ari kwica umuntu ngo umwuka uhere gusa, ahubwo twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo n'uwanga mwene se, uwo nguwo Bibiliya avuga ngo ni umwicanyi. Ariko ni gute umuntu yanga mwene se kandi bavuga ngo basangiye Kristo Yesu, bagasangira ku rwibutso rw'igikombe cy'amaraso ya Kristo, bagasangira urwibutso rw'umubiri wa Kristo? Ni gute niba mwarahujwe na Kristo, niki gituma muzana ibice? Ariko Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ngo n'ubwicanyi, uretse no kwicana mu bitekerezo, hari n'ababikora bakagambanira ba bene se, bagapfa bakoresheje ibindi bintu bitandukanye, amarozi, ibintu byo gukuraho abantu. Ariko mwene data wowe udukurikiye, ndagira ngo ngubwire ngo Imana ikurinde dayimoni, ikurinde Satani ugutera kuzana muri wowe ikintu cyitwa ubwicanyi. Ukica mwene so mu buryo bw'ibitekerezo, ukanamwica utaramuremye. Weho wica undi muntu utaramuremye, ujye utekereza yuko nawe Imana yo mu ijuru niyo yakuremye. Ese umuntu yakagombye gutekereza yuko nugera ku rugero rwo kuba wakambura mwene so ubuzima, ujye umenya ngo ntago ari wowe wabumuhaye, ariko nawe menya yuko iherezo uzagenda. Rero bene data, dukwiriye kureka iyatanze ubuzima, iyatanze umuntu kubaho, akaba ariyo igira n'uruhare ikongera ikamuhamagara. Imana idufashe, Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Bibiliya yakomeje ikavuga ngo n'intonganya n'ubugambanyi. Intonganya n'ubugambanyi. Abantu bagatongana kandi bitwa ngo ni abakirisito. Ndagira ngo ngubwire ngo izo ntonganya ukwiriye kuzamagana mu izina rya Yesu Kristo. Intonganya n'ubugambanyi. Ubugambanyi, ukagambanira uwo musengana, ukagambanira uwo mukorana umurimo. Ubugambanyi bwo bureze kandi bubaho, ku buryo umuntu agambanira umukozi w'Imana mugenzi we, ugasanga agambaniye uwo bakorana ngo kugira ngo bamwirukane, we ngo afate uwo mwanya. Ese kugambanye kugira ngo ubone uwo mwanya, ese uribwira yuko uje gukorera Imana, cyangwa se n'ubundi uzakomeza ukorere mu muvumo w'ubugambanyi? Ariko ntago bikwiriye. Wakagombye kumenya ngo niba Imana yaravuganye nawe, rindira icyo yavuze izagikora.
ariko wigambanira mwene so, wigambanira umuvandimwe wawe kugira ngo bamuvane ku mwanya ariho, bamuvane mu byo akora kugira ngo bijyemo. Uzabijyamo ariko uzagendwaho n'umuvumo kuko wagambaniye mugenzi wawe. Imana ikurinde ubugambanyi ubwo ari bwo bwose. Imana ikurinde ubugambanyi ubwo ari bwo bwose. Abantu bagambanirana bakorana umurimo umwe, bakorera muri sosiyete imwe, ukamugambanira kuri bosi kugira ngo bagukundwa akaze. Oya, ntabwo ukwiriye. Kandi ibyo byose, ubwo bugambanyi buturuka no ku mashari. Ukabona mugenzi wawe mu kazi arimo arakora imirimo ye, afite performance iri hejuru, ibyo bikagutera ishari rikazamuka, ugatangira ukamugambanira, ukamugerekaho n'ibyaha adafite, ukamurega ibirega atafite kuri ba bosi bawe kugira ngo urusheho kumwirukanisha. Ibyo uzabibazwa n'Imana, uzabibazwa n'Imana, kandi ntago ibyo bintu uzigera ubihemberwa n'Imana ibintu byiza. Ibyo bintu bizakugwa nabi, uri no mu isi, umutima wawe uzahora ugucira urubanza, kandi no mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu uzahabwa ingororano zihwanye n'icyo wakoze. Uzahanwa. Ariko ndagusengeye, Imana ikurinde ubugambanyi mu izina rya Yesu. No gukirana ku mubyimba, gukirana se ni ukuvuga mu yandi magambo, gukirana ku mubyimba ni kwa kundi umuntu yishima undi hejuru. Ugasanga umuntu arimo yishimira ibyago bya mugenzi we. Imana igitubabarira, Imana igitweza, idutunganye. Ni gute wishimira ibyago bya mugenzi wawe? Ukwiriye, Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Ariko ugasanga ngo nawe yajya yabona, ngo niyumve ngo yari yayigize guca. Oya, ntago bikwiriye, nubwo hari ibyo wamusabye akabikwima, nubwo hari ibyo wagerageje kumwaka akabikwangira, ariko ntago ukwiriye kumwishima hejuru. Oya, ukwiriye kuvuga ati Imana umutabare, umufashe ave mwa kiriya kibazo mu izina rya Yesu. No gusebaniriza mu byongorerano, gusebanya. Imana, abantu bagasebanya, gusebanya, icyo ni Ikinyarwanda abenshi muzi. Umuntu agasebanya, ugasanga arashaka ngo biki n'ibiki, ngo mwese ngo ngiye bandeba, ngo ntago bandebaho, ngo kubera ngo ndi umukene, ngo cyangwa se ngo ntago ngo banyumva. Ugasanga urimo urasebanya, urimo urashaka utuntu two gusebanya turi aho ngaho, ugahimba utuntu turi aho ngaho, ugahimbira abantu ibyo bagutekerezaho kandi atari byo. Wisebanya weho, ategereza Imana, yisenge, uyibwire ibyawe, Imana izakugirira neza. Murongo wa 30 yavuze ngo n'abatukana, gutukana. Ibaze abantu bagatukana, umuntu agatukana ari umukristo, agatukana ibitutsi n'umushumba uragira inka atatukana. Kera nibwo twumvaga bavuga ngo abantu baragira inka ngo bari bazi gutukana cyane mu Kinyarwanda cy'ikibonezamvugo cy'ubuvanganzo. Abantu bagerageje kwiga bakagera kure, muri kaminuza bajya bigisha ngo ubuvanganzo, ngo ibisigo, bakagera naho bigisha ngo ibitutsi bya kera. Ariko rimwe na rimwe babikoraga, rimwe na rimwe ngo baterana n'ubuse. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugendereye, ariko ndashaka kuvuga abantu gutukana bamaramaje, none bazamuye n'umujinya ku rwego rukaze. Ibyo bintu nabyo Imana ntibishaka. Irashaka yuko ibyo umuntu wari ubifite abireka kandi akabyanga mu izina rya Yesu. Ngo n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro, abantu bagasuzugura, abanyagasuzuguro, ukabwirwa ugasuzugura,
ugasuzugura uwo mwashakanye, ugasuzugura ababyeyi bawe, ugasuzugura umuyobozi ukuyoboye. No, ibyo ntibikwiriye. Imana iradusaba kubaha. Ukwiriye kubaha abakuyobora, ukwiriye kubaha ababyeyi bawe, ukwiriye kubaha umugabo wawe, nawe wa mugabo we ukwiriye kubaha umugore wawe, ndetse ukarenga kubaha inzego za gikristo, ukubaha n'inzego za leta, ukubaha ubuyobozi bwiza Imana yaguhaye, kuko uri gusenga kubera ko ubuyobozi bwiza buhari. Utuye mu gihugu, urimo urafata Bibiliya, urimo urajya mu rusengero kubera ko uri mu gihugu cyiza Imana yaguhaye. Ukwiriye kubaha rero ubuyobozi bwawe, ukubaha inzego izo ari zo zose, kandi Imana izaguha umugisha mu izina rya Yesu. Ukubaha uhereye hasi, kubaha umutwara sibo, kubaha umuyobozi w'umudugudu, w'akagari, w'umurenge, w'akarere, ukubaha ukazamura abaminisita, abadepite, ukageza kuri excellence, kuri perezida uyoboye igihugu. Ukubaha ibyo bakubwira, kuko ibyo bakubwira ntabwo ari ibigushakira kubaho nabi, baragushakira ibyatuma ubaho neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana idufashe kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Abanyagasuzuguro twabavuze ngo abirarira n'abahimba ibibi. Kwirarira, umuntu akirarira akavuga ibyo afite atanabifite, akishira mu ciciro atabarizwamo. Kwirarira n'abahimba ibibi, umuntu agahimba ibintu biri aho ngaho, byo twabonye by'ibinyoma bidafatika, bidashinga. Ibyo bintu Imana ibikurinde weho ubifite mu izina rya Yesu. N'abatumvira ababyeyi, nabyo twabivuze. Abana mukwiriye kumvira ababyeyi banyu, mukwiriye kumvira mu gihe muri mu rugo, ndetse no mu gihe muri ku ishuri. Mukwiriye kumenya ngo mu gihe mwagiye ku ishuri, ababyeyi banyu ni abarimu, kuko ari bo mubana nabo igihe kinini. Mu gihe mwagiye ku ishuri, mwebwe murenterina, ukamenya ngo animateur, animatrice, prefet de discipline, prefet des études, ndetse n'abandi bagize staff, ndetse n'abarimu, nibo babyeyi bawe muri ico gihe uzamara aho ngaho ku ishuri. Kwiriye kubaha mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana izaguhe umugisha. 31 yaravuze ngo nindakurwa kwizima n'abava mu masezerano n'abadakunda ababo n'intababarira. Abadakurwa kwizima ni kwa kundi umuntu ahagarara ku bintu byagahagarara ku bintu by'amafuti biri aho ngaho, ngo nashaka kumva ngo mbese ngo we ngo yafashe umwanzuro yawufashe. Oya, ukwiriye kuva kwizima, ukumva inama z'abandi, ukumva inama z'abandi bakakubwira, ukumva, ugatega amatwi. Ibyo uri kumva wakosora ukabikosora, ntacyo bitwaye. Imana izaguha umugisha. Intababarira rero ni ukuvuga ni wa muntu uriho ushobora kubaho mu buzima ariko atabasha kubabarira. Hanyuma Yesu yigisha abantu gusenga, yavuze ngo Data twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Hanyuma aho nshaka kugera, bavuze ngo tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abiducumuraho. Mu yandi magambo, intababarira ni umuntu udashobora kubabarira abandi. Ndagira ngo ubwe ngo niba ukeneye ko nawe Imana ijye kubabarira, kandi nawe urabizi Imana ijye kubabarira ku makosa ukora, ku byaha ukora, nawe gerageza ubabarira abandi. Ndagira ngo mbabwire, mukwiriye kwiga gutanga imbabazi. Mukwiriye kwiga gutanga imbabazi, kuko mujye mureba yuko hari igihe kigera n'abafungiwe ibyaha runaka, igihugu cy'u Rwanda ndetse leta yacu nziza ikabahereza imbabazi. Hanyuma rero ntago rero weho w'umukristo ukwiriye nawe ukwiriye kwigana
ukafata uwo muco mwiza nawe ukababarira. Kandi ntabwo mvuze yuko ibyo bidakorwa, birakorwa. Abenshi batanga imbabazi, birazwi, bakababarira abantu babahemukiye ku rwego rukomeye, bakababarira abantu babahemukiye bakambura ubuzima ababo bakabicira, bakababarira abantu bakoze ibyaha. Nawe wumva ukumva usheshe urumeza, ariko umwuka wera akamuzaho agatanga imbabazi. Rero nawe nshuti y'umusaraba, wowe udukurikiye, wowe utari wafata imbaraga zo kubabarira, nawe fata uwo mwanzuro ubabarire mu izina rya Yesu. Ukwiriye nawe gufata umwanya wo gusenga, ugasaba Imana, umwuka wera akakuzaho, ukabasha kugira imbaraga zibabarira nguko n'abandi batanga imbabazi. Ibyo ngibyo nibyo Imana idushakaho, kugira ngo turusheho kubana amahoro, duture mu mahoro, tube mu gihugu cy'amahoro mu izina rya Yesu Kristo, tube mu itorero ry'amahoro, abakristo mubana amahoro, abavandimwe, mbese buri muntu wese yumve icyapfa na mugenzi we, bakwiriye gusabana imbabazi. Imana rero idufashe, kandi Imana itugirire neza, dukwiriye kubigeraho. Ibyo byose ntabwo tuzabishobozwa natwe ubwacu n'ibitekerezo biri aho ngaho, ahubwo tuzabishobozwa no kwegera Imana no gusenga mu izina rya Yesu. Haleluya. 32 avuze ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, bashima n'abandi babikora. Bibiliya ivuze ngo iki? Birashaka kuvuga ngo iteka ryose uzasanga abantu bakora ibyaha bagenda bashigikirana. Uramuka utunze urutoki umwe, none kubera ko na wa wundi iteka ryose nubona hari ikintu urimo ukora, urimo uvuga ati ntimugakore ibi ngibi, kubera ko bamwe na bamwe nabo babifite, bazagerageza kudefanda bya byaha. Iyo arimo adefanda bya byaha, nawe iteka aba arimo yihisha kugira ngo batazamuvumbura, akavuga ati se nintabishigikira ko nanjye nari mfite gahunda yo kubikomeza, ubwo bizagenda gute? Kubera ko abanyabyaha bakora bene ibyo bagenda bamenyana, hanyuma bakagenda bashigikirana, bavuga ngo nta cyabaye, ngo nta kibazo. Niyo mpamvu buriya mu nsengero dutunze abantu b'abanywa gakeya, babita abanywa gakeya, ariko mu isi y'umwuka ni abasinzi bari aho ngaho, baba baraziranye. Niyo mpamvu buriya iyo ukoze ku muntu umwe, ahita akubwira ati si runaka we ngo kazinywa, ngo runaka ngo kayinywa, ngo runaka kakanywa se. Ubwo bahita bamenyana, kubera ko nyine iyo si barimo baba bayiziranyeho, icyo kirere kiramenyana. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo buri vi ryose rizipfukamira, ntukadefande mwene so mu makosa, ahubwo ujye umubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo buri vi ryose rizipfukamira, akwiriye gukizwa kugira ngo azabone ubwiza bw'Imana. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo turebe, ese abantu bakora ibyo ngibyo Imana ibateganyirije iki? Bizagenda gute? Hanyuma rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 2, niho tugeze ku murongo wawo wa 6. Handitse ngo iki? Bibiliya iravuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize ute? Yakoze. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mu yandi magambo, umuntu wakoze neza, Imana izamwitura ubugingo buhoraho. Umuntu wakoze nabi, abo ngabo Bibiliya ivuga ko Imana ibihembo byabo bazajugunywa hanze, aho bazaririra bagahekenya amenyo, bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, bazarimbukana na Satani n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ndetse ndagira ngo ngubwire ngo Imana icyo gihe imbabazi zizaba zarangiye,
nta zizaba gifite, zizaba zarangiye. Ariko uyu munsi wa none ndagutangariza yuko imbabazi ziracahari, imbabazi ziracahari. Hanyuma rero ukwiriye gukora neza kugira ngo uzaragwe ubwo bugingo buhoraho. Niyo mpamvu ku murongo waho ku murongo wa 7 tugeze kwa 8 twumve icyo Imana ishaka. Ngabashaka ngo ubwiza n'icubahiro no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora. Abo ngabo babishakisha gukora ibyiza badacogora. Mu yandi magambo, imirimo myiza uyigire ngitoroshi urimo ishakisha ikintu cyazimiye. Utangire ugerageze ngo bayishakisha gukora ibyiza ngo badacogora. Abo ngabo rero izabitura ubugingo buhoraho, izabitura ubugingo buhoraho. Imana itugire neza. Hanyuma ku murongo wa 8 haravuze ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari. Umurongo wa 9 ngo n'amakuba n'ibyago. Rero ndagira ngo mbabwire ngo aha ni Bibiliya bivuze ngo abakora ibibi bizabitura uburakari n'ibyago ndetse n'umujinya. Rero ndagira ngo mbwiye ngo ariko abakora neza ngizabitura ngo ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza gukora neza, kandi ndakubwira nanjye nibwira kugira ngo Imana iduhereze imbaraga zo gukora neza, izatwiture ubugingo buhoraho. Imana ikugirire neza. Ese iri jambo ry'Imana nta kintu rikwigishije? Ese umutima wawe hari ibyo ukubwiye, ibyo wakoraga bitari byiza, ibyo wagenderagamo? Ndagira ngo ngubwire ngo ijambo ry'Imana rirakubwiye ati sigaho, rekera aho ngaho, ahubwo ukore neza udacogora. Imana izakwitura ubugingo buhoraho. Umwuka wera agumye agushoboze, kandi umwuka wera abane nawe, kandi Imana izagufashe, nanjye izamfashe, tuzabone iki gihembo, tuzabone iki gikombe cyitwa ubugingo buhoraho. Kandi Uwiteka kuba yaraduhaye umwuka wera akaduheza Yesu Kristo, ibyo ngibyo birashoboka, kandi Imana izatubashisha. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye yuko uvuganye n'abantu bawe, kandi uvuganye n'abapapa, abasore, abakobwa, abashumba, abadiyakoni, abaririmbyi, umuntu wese uzakurikira iri jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana rizamufashe, kandi aho azumva atsinzwe uzamuhereze umutima wo guca bugufi, kandi ahindukire. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, tugusaba bikeya ukaduhereza byinshi. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Amina.